Yesu ashimwe, igitondo cyiza, mwaramutse mute? Turashima Uwiteka natwe ko turamutse amahoro, Pastor Ange. Turashima Umwami Imana ko yabanye natwe muri weekend, samedi twari kumwe ku ntwaro y'Umwuka Wera yindi twumvise. So n'uyu munsi kandi ibyo tugarutsemo, turashima cyane n'Imana ko ejo yabanye natwe mu materaniro, amajya n'amaza. Ni ukuri ngo ishime uririmbe wangumbawe, ngo kuko umwana w'inkundwakazi arushe umwana arutse abana benshi babyawe n'umugore ubyara. Ni nk'aho ijambo ry'Imana ryabwiraga umuntu wari rudezesipere, wari uri inyuma y'abandi ngo ishime. Bibiliya iravuga ngo Imana yacu ni Imana y'abazima, ngo ntabwo ari Imana y'abapfuye. Iyo ukiri muzima uba uri umunyamahirwe cyane. Iki umuntu uri inyuma y'abandi cyane 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 watawe, Imana imwibuka. Imana yacu ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Iryo jambo ni ijambo nakiriye mu buzima bwanjye, numva nakiriye ubuzima, kubera ko Imana yacu iyo ukiri muzima uba uri umukandida w'ibyiza. Umuririmbyi yaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwacya impundu zikavuga. Buriya muri iyi si harimo abantu benshi bihebye, abantu benshi bataye kwizera, abantu benshi bababaye, abantu benshi barwaye bamaze imyaka myinshi mu bitaro, ariko as long as bagifite umwuka uhumeka, ni abakandida bo kubaho, ni abakandida b'ubuzima. Hari ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, rishobora kuba riri mu Baroma, rivuga ngo iyazuye ni mu Baroma 8:11 ngo ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu Kristo aba muri mwe. Iyazuye Yesu Kristo, buri jambo rirakomeye cyane. Imana yacu ni iy'abazima. Niba rero Imana yacu ari iy'abazima, ni ukuvuga ngo abazima ni abagifite umwuka muzima. Ntabwo ari abafite umunaniro w'umubiri, ntabwo ari abananiwe murebera inyuma, ntabwo ari bano badamu mubona bakubura umuhanda ukavuga ngo ibi byararangiye, ntabwo ari bari abantu baryamye mu bitaro, no. Imana y'abazima mu mwuka, kuko Imana yacu dusa nayo mu mwuka. Ngo ariko niba ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, ngo iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Haleluya. So, Imana yacu ni iy'abazima. Abazima ntago, ntushobora kuvuga ngo umuntu ni muzima umurebeye inyuma. Muranyumva? Ntushobora kuvuga ngo umuntu ni muzima umurebeye inyuma. Iyi mibiri yacu ipfa. Buriya abantu benshi bagendana umubiri wapfuye, urimo ibirwara bavuze ngo ni incurable, urimo za kansa, urimo za sida, urimo za diyabete, urwaye ibibembe. Hari umuntu ubona ukabona yarwaye ibihetse, barabona njya mbona mu mujyi ukuguru kwaracukutse. Haleluya. Ariko Imana yacu ni iy'abazima, ntabwo ari iy'imibiri tureba. Imana yacu ntabwo ari iy'imibiri, ni se w'imyuka. Muranyumva? Ni se w'imyuka, ngo izabura ite kuzura n'iyo mibiri yanyu ipfa. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu Kristo arimo neza, nta gushidikanya, mu mahoro, agera umubiri nawe ukazuka. Nicyo cyabaye ku mugabo witwa Namani. Yizeye Imana izura abapfuye, ngo yibira 7, ngo azava asa n'uruhinja. Yohana w'Ipatimo bamusutse mu ngunguru y'amavuta, ngo bamushyizemo bamucuritse. Haleluya. Barangije no kumucurika bamupfumura amaso, ariko Imana izura abapfuye ngo yari ameze nk'umubebe. Muranyumva? Ngo bamusanze ku kirwa cy'Ipatimo basanze afite uruhu nk'urw'abana. Urumva? Ndagira ngo mbabwire ngo rero nturebe situation urimo n'uko umeze n'uko ubabaye ngo uvuge ngo byararangiye. Ntabwo byarangiye, kuko ufite ikidapfa muri wowe. Ufite ikidapfa. Niyo mpamvu ejo narimo nsobanurira umuntu, amubwira ngo umuntu ajya kuremwa, yaremwe ngo tureme umuntu ase natwe. Mu by'ukuri nde wigeze abona ko Imana isa n'ibumba? Imana ntigira umubiri. Nigeze mbaza Imana, ariko Mana ko waremye umugabo, urabona iyo structure yo kuremwa ku bantu bimeze,
ngo hari Kristo, Kristo hakabaho itorero w'umugabo, sinzi ukuntu babitondeka, ariko Imana yo yaremye umugabo, ntabwo yigeze irema umugore. Ndayibaza Mana ko waremye umugabo, ariko akaba ari umunyantege nke, urabona ukuntu abagabo nyine bari faible ku bagore cyane ku rwego ruteye ubwoba. Naravuze Imana yaremye umuntu uri faible gutya gute? Imana iransubiza ngo bambaye umubiri, ngo njye ntabwo nambaye umubiri. Bivuga ngo Imana yacu mu kuremwa ngo tureme umuntu ase natwe, ni uko Imana itasaga n'uyu mubiri, ni umuntu w'indani. Noneho umuntu rero yaremwe afite uwo muntu w'indani, umwuka, ubugingo, aremwa afite n'umubiri, kariya kabumba babumbabumbye, ngo bahuhiramo umwuka, biravuga ngo ni ubugingo buzima, la vie, la life, ubu buzima duhumeka, nabuze umwuka, bakongeye oxygene, murabyumva? Ariko ngo Adamu wa mbere nubwo yarebwe gutyo ngo yarananiwe, ngo ariko Adamu wa kabiri yari ikidapfa, la vie éternelle, ngo umwizeye azahabwa ubugingo buhoraho, ntabwo azapfa. Niyo mpamvu bavuga urupfu rwa mbere bakavuga n'urwa kabiri. Noneho sasa niba twebwe umwuka wiyuzuye Kristo aba muri twe, uriya nyine w'ubugingo buhoraho, ese azabura ate kuzura n'ibyo byose byapfuye? Umwami Imana niba akiguha guhumeka, ukaba umufite muri wowe, ngo amazu urara hanze uzabona inzu, urarwaye uzakira, ngo mu mibyimba ye niyo dukirizwa, kumwizera byavuye mu rupfu rwe, ngo umubiri we warashenjaguwe. Yesaya amubona mu iyerekwa yaravuze ngo yari ameze nk'umuntu udakunzwe, ngo umubiri we wari udusenzegeri, ngo bamukubise nta mpuhwe. Noneho ngo Yesaya ari mu iyerekwa ngo twatekereje ko ari Imana yamukubise. Uko kubabara kose niyo mibyimba twakirijwemo indwara. Arangije ajya ku musaraba, umwami w'abami yambara ubusa ngo kugira tubone ubukire. Haleluya! Rero nta kintu na kimwe as long as igihumeka, nta kintu na kimwe as long as igihumeka. Niyo mpamvu we have to say thank you Jesus ko ndi muzima, thank you Jesus ko mpumeka, thank you Jesus. Iyo nangiye kujya mu maganya nka Yeremiya, umwami Imana arambwira ngo urwaye iki? Nta ndwara ndwaye. Uri muzima? Ndi muzima. Utekereza neza? Wariye? Nariye. Waryamye? Naryamye. Ibindi byose uri umukandida wabyo, ibindi byose byarakuremewe. None se kambabazi ko mubona mu mujyi bari kubaka amazu, kamfate mu mujyi w'Umusanze niyo nabibonye cyane, barazamuye ama etaje, twigeze dushaka inzu yo gukoreramo bakaduca 400,000, batwiryaho, nyuma bakaduhamagara. None se niba ari 400, ziriya nzu zizagera zibura abakiriya, bazazishyira no ku 100 no kuri 200. Icyo gihe natwe tuzajya tubabwire noneho dushobora gukora. Bivuga iki? Bivuge ngo byaremewe abantu, byaraturemewe. Haleluya! Byaraturemewe. Urarwaye, hari imiti yaremewe kugukiza. Noneho urashonje, abahinzi birirwa bahinga, Bibiliya iravuga ngo arambura ikiganza cy'iburyo agahaza abari mu isi bose, ntabwo ahaza abandi ngo wakureke. Haleluya! Niyo mpamvu tugomba kwakira kwizera kwiyazuye Kristo iba muri twebwe, umwuka wazuye Kristo, imbaraga zazuye Kristo zikorera muri twe. Ngo nk'uko ubushobozi, iri jambo naryo ryarantangaje, ngo nk'uko ubushobozi bwayo buri, uko ubushobozi bw'Imana buri, niko natwe turi. Hari icyigisho nzabigisha ejo, kuko uyu munsi turarangiza intwaro z'umwuka wera, ariko reka mbabwire akantu gato nungutse ndi kugisoma muri Luka igice cya mbere. Haravuga ngo uru rugendo rwa gikristo hatarimo kwizera, murabona ko no mu ntwaro z'Imana twabonyemo kwizera, ngo haba harimo ikibazo. Burya hari igihe Imana iguhana, ikwihanira, ngo marayika abwira umutambyi Zekariya ngo nuko dore uragobwa ururimi, namwe mubyumve. Iri jambo iyo turisoma tubona riri simple, ariko mwa bantu muzajye musoma ijambo mushyiremo n'ubuzima busanzwe, muvuga ko se umuntu yagobwa ururimi, murabyumva? Ngo nuko uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza ubwo ibizakuberaho. Muratekereza ko yagobwa ururimi igihe kingana iki? Umuntu w'umutambyi yagobwa ururimi umwaka wose, kuko uyu mwana yagombaga kujya mu nda akamutwita kugeza igihe azavira mu nda ya nyina, kuko ngo ajya no kuvuka bashatse kumwita izina. Ngo niba barashatse kumwita nde, Bibiliya ivuga ko mu zindi version, mu yandi evanjiri bavuga ko bashatse kumwita irindi zina, ngo arababwira ngo hoya, kandi nabwo ntabwo yababwiye n'ururimi, yari akigobwa ururimi. Ngo arababwira ngo arandika ngo mumwite Yohana.
ngo kuko azaba uhiriwe imbere y'Imana. Ariko muribaza, uzi ko kutizera kwacu kuduha ibihano? Nahishuriwe ko ibi bintu turi byo tutabyizera, niba ikintu cyari kuba mu mwaka umwe kiba mu myaka 3, hari ibihano Imana idushyiriraho, hari ibihano Imana idushyiriraho. Ubwo bwe kandi ibi bitangira uvuga ngo yari umukiranutsi, mwanyumva, ngo yari umukiranutsi. Rero ngo kuko uyegereye wese agomba kwegera, mu Baheburayo yavuze ngo uyegereye agomba kwegera yizeye, agomba kwegera, kuko uyegera wese agomba kuyegera yizeye. Nujya gufata iminsi yo kwiyiriza uzabanze wizere, nujya gusenga uzi ibyo uri bubwire Imana uzabanze ushyire intwaro yo kwizera imbere kugira ngo Imana ibone ko uri determine. Sorry rero twarimo turi muri introduction nibutsa abantu ko dufite valeur, dufite agaciro, kandi ikindi nkubibutsa dufite agaciro kanini kuba twarabaye abizera. Yesu yigeze avuga ngo Eliya niwe wagarutse ni Yohani, arangije avuga ijambo, kandi Eliya ni umuhanuzi ukomeye cyane mu isezerano rya kera, wubashywe n'abigisha baramwigisha umunsi ku wundi, ariko avuga ijambo rikomeye avuga ngo ariko umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Umuto mu bwami bw'Imana ni uwatuye akakira agakiza, ntanajye no mu rusengero, ntagire imirimo, ntagire n'iki, akazajya nta mirimo, nta ntwaro, nta mpano, ariko mu mutima we yakire Kristo gusa. Ni umukristo uri aho ngaho udafite icyo yishe, ntagire n'icyo akijije, ariko ngo aruta Eliya. Murabyumva? Ngo umuto mu byabyawe, ngo Yohani ngo ni mukuru mu byabyawe n'umubiri, ngo ariko ngo uwabyawe n'umwuka ngo niwe umuruta. Niko Yesu yashatse kuvuga. Bivuga iki rero? Umuntu wese wizeye Imana afite valeur yuko ari umwana w'Imana. Uyu munsi rero turavuga ku mpano ebyiri zari zisigaye, ndumva izindi zose muzibuka, utazibuka yafata ziriya audio akazumva, ngiye no mu kanya kuzikora nzishyire ku ma social media yanjye, mujye muzisharinga, kuko ntago abantu bose basoma Bibiliya. Dufashe Yezu gukiza isi, niko muri Katolika bavuga, dufashe Yezu gukiza isi, dufashe Yezu gukiza isi. Ange ashobora kubivuga, wowe wenda ntushaka kubivuga, mubisharinga babyumve. Intwaro ikurikiyeho ni intwaro yitwa ingofero y'agakiza. Twarebye ifata umutima, igituza, tureba ifata umutima nyirizina, twarebye intwaro nyinshi, gukiranuka, twarebye intwaro nyinshi, ariko tugeze kuyifata umutwe, ifata ibitekerezo, sibyo? Tugeze kuyifata ibitekerezo. Bivuga ngo izi ntwaro zambikwa umuntu, ntago zambikwa ibintu, zambikwa umuntu, ntago zambikwa ibintu. Ibisigaye mukomerere mu mwami. Pawulo arakomeje arabwiriza, arahugura ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibisigaye byose mwumvishe, mwumvanye abandi, mubamo, mwirirwamo, mukunda, mushaka, ariko byose ibisigaye mukomerere mu mwami. Ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima, ngo n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere mu ijuru. Ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Gukomera ku munsi mubi. Umunsi mubi ni umunsi wa tribulation, ni umunsi w'ibigeragezo. Tuvuge for example wo kurwara, cyangwa se kwibwa, cyangwa kwirukanwa mu kazi, cyangwa gutotezwa, cyangwa se ugiye gupfa. Ni umunsi mubi uwo nguwo, mubashe guhagarara mutatsinzwe. Ntabwo bivuga ko bitatugeraho, ariko mubashe kubihagararamo mwemye, muhagaze kuri identite yanyu. Ariko hakomeza avuga ngo ariko munahagarara mudatsinzwe. Gutsindwa ni igihe noneho watsinzwe ukajya muri temptation, ntabwo ari tribulation. Temptation ibigeragezo bikujyana mu cyaha, nawe ugahita uvuga ngo haranditswe ngo. Tugeze rero ku ntwaro, ibisobanuro by'ingofero mu bihe bya Pawulo.
umusirikare w'abaroma yambaraga ingofero, niko komantere bibilike ivuga, ikozwe mu cyuma cyangwa umuringa. Muzarebe impamvu tujya kuri moto tukambara kasike. Mu minsi yashize nakoze agisida, mbanza umutwe hasi ariko sinagira icyomba pasike nari nambaye kasike, kandi kasike zacu ntabwo zikozwe muri ibi byuma. Ariko tekereza uriya mitwe ahubwo yari inakomeye, kwambara kiriya kintu na biriya bintu mu ntuza, mu gatuza, bari abasirikare byasaba ko bafite imbaraga kuko ubwabyo biraremereye. Murabyumva? Ubu buzima bwo muri iyi si ifo kuba abasirikare kuko ibintu byinshi biraremereye ubuzima bw'abantu. Umusirikare w'abaroma agomba kwambara iyo ngofero ikozwe muri icyo cyuma cyangwa mu muringa. Ubwo urumva mu muringa ni igihe bitakomeye cyane. Noneho mu rugamba umwanzi icyo yashakaga kwica ni umutwe. I think ko umutwe bawukubise ntabwo wongera gufonkisiyona. Barasa mu gahanga cyangwa mu mutima, ni ahantu habiri, ni ahandi hari reparable. Ariko mu mwanya w'agakiza, mu gakiza ni ukuvuga ngo ni ukurinda umutwe ibitekerezo bibi. Hari umukozi w'Imana ajyaga numva avuga ngo hari igihe nagiye mbibona, akavuga ngo hari igihe umuntu abana na satani, akagira satani akaba ari wenyine ufonkisiyona mu mutwe we. Babyita manipulation of the devil, mind manipulation of the devil. Bivuga ngo mind yawe deje yabaye ya satani. Uzarebe wa muntu ubeshya. Hari umuntu nzi ndamusuhuje. Uyu muntu arabeshya akabeshya, ngewe yarambeshyeye, arambeshyera, nza gusanga ibintu byose avuga nta na kimwe nzi. Murabyumva? Uyu muntu afite manipulation of the devil. Umutwe wuzuyemo imyanda, warahumanye. Yesu wenyine niwe wazana urumuri. Arabeshya, ni wa muntu baza ngo ugiye he, ati ngiye i Butare kandi aryamye. Wamubaza ati se uravayo ryari, ati simbizi. Wamubwira ati se wagarutse tuvugane, ati urumva, ati nagize ibibazo ibi niba atabwo nabuze itike yinyoherereze. Mu kanya ni wa muntu ubeshya ngo ariko ngo muzi ko akana kameze gutya na gutya, kandi ikikwereka ko ari the devil bitabyambara umubiri. Niyo mpamvu biba bizakenera ukuri kugira ngo bibe bizima. Aba bantu rero muri sosiyete turabafite, ngenzi nka batatu, ku buryo mbarebye mvuga ngo Yesu wenyine ubamurikire, kuko umwijima wuzuye umutwe wabo, kandi nabo ni ukuri nabo kubabarirwa. Arakubeshyira ikintu azi ntungazi uzi ko nta kihari, ibera amahoro, ahubwo umusabire imbabazi. Nibyo Stefani yakoze, yari itegereje avuga ngo Mana bababarire, kuko wamugane ntabwo bazi icyo bakora. Iyo umuntu azi icyo akora ntabwo akora ikintu kibi. Nigeze mishirwa ko umuntu uri abnormal akora ibintu bibi, ariko umuntu uri normal akora ibintu byiza, ariko umuntu utari normal ntabwo akora ibintu byiza. Murabyumva? So rero ingofero irinda umutwe. Niyo mpamvu izi ntwaro zose z'Imana turazikeneye. Paul yigeze yivugira neza ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Ni ikintu tugomba kumenyesha umutwe wacu. Imitekerereze yacu yari iya Kristo. Ni imitekerereze itekereza neza, ntabwo ari imitekerezo. Hari ijambo Yakobo yakoresheje ngo ni ubwenge bw'inyamaswa muntu. Ni ubwenge bugaragara ko ari ukuri, ariko mu by'ukuri ni ubwenge buri behind y'ubugome. Yo rebel, kwigobora ku Mana. Ntabwo bigora kubumenya. Ntabwo bigora kumenya iyo abantu bazana imiti muri Afurika bateje ibyorezo, abantu bakavuga ngo bagira neza. Umuntu abibona ko ari ubwenge bw'isi, ariko bagira neza gute kandi aribo bateje izo ndwara kugira ngo inganda zabo zibone imiti. Ejo bundi umukire umwe naramwumvisha ariko uvuga ngo mu minsi izaza ngo abana bagiye kurwara ngo bategure inkingo. Umwana w'umuntu amenya gute ko indwara zigiye kuza, bategura inkingo gute kugira ngo inganda ze zikore. Ubibona uzabona izo nkingo bazavuga ngo, bazamukomera amashyi ngo ngo yafashije, yaradufasha yaduhaye inkingo, ariko ni ubwenge nyamaswa muntu. Iyo ni mind manipulation of the devil. Ni ubwenge bwabaye manipulated na Satani, bureba inyungu, bureba n'abakapitalisite bareba inyungu zabo gusa, nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima. Ariko ubwenge, uyu mutwe utekereza nka Kristo ni umutwe ufite mu mitekerereze hagomba kuba harimo urukundo rw'Imana. So rero ibi ngibi ni ibitekerezo by'umwanzuro wacu wo kwizera. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uyu mutwe handuye kugeza aho tudafite ukuntu tubigenza, biba bikeneye kwizera. Noneho kandi cyane umutwe n'umutima nibyo bikora, ariko umutwe niwe utekereza cyane. Umutima uriyumvira ariko umutwe uratekereza.
ikintu kivuye mu mutima kikajya mu mutwe, umutwe niwe ugomba kukiyungurura, ariko si uyu muntu mubeshye cyangwa mubwize ukuri, ariko mu mutima habanje kuvamo ubusabwe, murabyumva? So rero uzarebe no gushidikanya biba biri mu mutwe, ntabwo biri mu mutima, ko umutwe niho hatekereza. Ubwoba, buriya bwoba nubwo bugera mu mutima ukumva bwagufasha, ariko buba bwabanje kuba mu mutwe. Abantu bize ibintu by'ubwonko nibo babisobanura, ariko biba byabanje kuza mu mutwe. Warebye ikintu umva ubwoba buragufashe, mu mutima hahita hatangira guhangayika, kwiyumvira, kwiyanga. Amadepresiyo muri kubona ni manipulation of the devil. Hari ikintu naremarse, murabona aba bantu bazana ibintu by'ubutinganyi bakabwira abantu how come it's normal, ko ariko baremwe, ko ariko biguye kumera. Uzi ikintu bibyara finally? Bibyara depression, kuko umuntu utagira identite ntamenya aho ajya. Umukobwa wabaye umulesbienne, mumbwire ukuntu ashaka kugira vision, ariko umukobwa uteganya kuvuga ngo jyewe bambwiye ndi umukobwa, ngomba kwitwara neza, ngomba kwiga, ngomba kuzashaka, ngomba kubyara, ngomba kubahisha ababyeyi banjye, ngomba no gukora cyane ababyeyi banjye nkabubakira. Ariko umulesbienne nta future, iyo future yose ntabwo irimo. Ashobora kwiga ariko ntazabyara, ntazasabwa, ntazakobwa, kandi mission umuntu uza projet y'Imana ni umuryango. Tayari uwo muntu yataye umurongo, yataye identite, ikizira cyageze muri we. Aha rero birangira agize amadepresiyo. Abantu benshi nagiye numva batanga amatestimoni ya buriya, nagiye nkunda kumva ibintu byinshi buhabya bw'abantu. Hari website nkunda kujyaho yitwa Kora, nkunda kurebaho ibintu abantu babaza basubiza, nkareba ukuntu abantu nyine ubuzima bwa buri munsi baba batekereza. Ubundi iyo umuntu yataye umurongo biroroha kumuyobora. Muranyumva? Umuntu wataye umurongo biroroha kumuyobora. Numvaga amatestimoni y'abantu benshi bagiye bagira ibintu byo kurongorwa inyuma. Biriya bintu biri demoniyake kugeza aho avamo yarahahamutse, kubera iki? Yataye identite. Umuntu afite identite ntashaka kugira intego. None se umuntu bamurongora inyuma, uwo muntu mbwira ukuntu uwo muntu ari nomo. Niyo mpamvu ubona aba basitari n'ibintu bakora. Numvishe urubanza rwa PDD narwo nararukurikiye, kuko ngiye bano bantu mana I'm against them pe. Nararukurikiye ko abasatanike nibo bansenyera urugorega. Nararukurikiye ndarwumva neza, ndarwumva nsanga ni umuntu wari ufite power y'amafaranga n'icyubahiro, ariko biri demoniyake ku buryo abantu bamwubahaga byoroshye. Murumva ko mu mutwe we hari haruzuye. Ariko nza gusanga urukundo rw'Imana ni rwiza, buriya kumufunga ni byiza. Hashobora kuzagarurirwa uwo muntu, wa muntu wa kera, akongera akaba muzima, akavuga ngo ariko se koko byari bikwiye. Buriya umuntu wagennye igihano cya prison d'une part ubona ko ari ubugome, ariko d'autre part ni byiza, kuko umuntu yari muri gereza yitekerezaho, akavuga ngo nibi narabikoze Mana mbabarira, nibi navamo. Noneho akagera no ku rwego asirimonta ibyo byose, akaba muzima, akamenya ko yashobora no kubaho nabi, ariko noneho akazavuga ngo mba ngize amahirwe yo gusohoka nahindura ibintu. Amadepresiyo rero ari kuri iyi si ni fondema yo kubura Imana. Umutima wambaye ubusa udafite ka kabero ka Kristo, uyu mutima uhora ufite ubwoba. Narimo umuntu example ndamubwira ngo umuntu ufite wambaye ubusa mu mutima we hari umuririmbyi wavuze ngo dore nambaye ubusa ndagusabye unyambike. Umuntu wambaye ubusa mu mutima we, uyu munsi aribwira ngo ngiye kwiga amashuri menshi, kayiga mbonye akazi keza, akakabona. Namara kubona akazi keza, ariko ngiye kubaka n'inzu nziza, akayubaka. Ariko ngiye gushaka umugore mwiza, agahagarara muri uyu mujyi wa Kigali dore ko barimo, akareba umugore mwiza, noneho akanareba wa wundi abantu bose batunga urutoki, abagabo bose bifuza, kuko ntihazumva ko ari umugabo, akamurongora. Akavuga ati ngiye kumubyaraho abana benshi kandi beza, akabikora. Ariko wa muntu ninde uri kunywa inzoga zidashira? Niwe. Ninde uri gukora ku twana tw'udukobwa? Niwe. Paske yagiye kuzuza ibituzura. Ibyo yagiye kuzura ntibijya byuzura. Kwifuza k'umuntu guhoraho, k'uyu mubiri guhoraho, ariko iyo aza kugira mu mutima kuzurizwa, yari kubona ibyo byose abigezeho, akavuga ati ariko Mana ndagushima. Icyo agezeho cyose akamenya ko atabigizemo imbaraga, agatangira agashima. Hari umuntu mu myaka yashize wajyaga ambwira ngo icyo gihe nari ndi mu bugaragwa, ndi kwicira mu zanjye ntambara, akambwira ngo turabahanga cyane, ngo turabanyabwenge, ngo twakoze ibi n'ibi.
ariko ubu byarahindutse yagiye mu bundi buzima butari bwiza. So rero umuhanga numenya ko byose biyoborwa na Kristo, umuhanga numenya ko iyi si yaremwe n'Imana, umuhanga numenya ko ejo hayobowe n'Imana, umuhanga ukuvuga ngo uri kuvuga ngo mu myaka izaza hagiye kuza inkingo, wasanga ari we zigiye kuzaheraho, wasanga ari we bazazejegita aryamye arwaye akifuza. Umuntu bita Steven Jobs wakoze izi za Microsoft Word, ni we wicaye ku munota hanyuma aravuga ngo umuryango wanjye, yibutse isano y'amaraso, aravuga ngo icyampa nkabona umuryango wanjye. Ntigeze avuga ngo ndi PDG, ndi the founder, no, ntiyibutse amazu afite, ntiyibutse ibyo yakoze by'ubutwari, yavuze ngo umuryango wanjye. Dimu yatekereje umuryango. Umukristo aravuga ngo umuremyi wanjye. Bill Graham ngo ajya gupfa yaravuze ngo iyo nza kumenya mba narafashe ibihe byose nsenga nsabana n'umwami. Yahishuriwe ubwiza bw'ijuru, ahita abona n'icyicaro agiye kwicaramo, ahita abona n'ibyo ari kuba yarakoze. Buriya nkunda iminsi ya nyuma umuntu agira videwo byose akabyitegereza. Buriya ngewe nshobora no kureba umuntu ugiye gupfa nkamumenya. Umuntu ugiye gupfa burya ntabwo agufesinga, aba yaratangiye kubona sikirini, aba yaratangiye kuza, ntareba abantu mu maso, muravugana ukabona afite isoni, afite isoni, urumva? Kandi abantu benshi bagiye gupfa ngo babanza gukira. Haleluya. So intwaro rero yitwa ingofero ni intwaro izaturinda ibitekerezo bibi, ariko iyi ntwaro ni intwaro yo kwizera, niyo kuvuga ngo ntabwo ari ibyo, Kristo ntiyabikoze gutyo, Kristo ntiyabivuze gutyo, Kristo ntiyabyubatse gutyo, Kristo yagiye abikora gutya na gutya na gutya na gutya, ntabwo yabikoze nk'uko tubitekereza, sibyo? Ikintu cyitwa depresiyo mucyiteho. Mu Rwanda nabyumvise bavuga ngo ni agahinda gakabije. Ikindi kintu gikunda gufata abantu kandi gifata abantu cyane bakuze ni feyiri zatambutse, kuba baratsinzwe mu gihe cyatambutse, akajya abona abantu biganye, abantu babanye, abantu bagendanye bageze kure. Mu by'ukuri birashoboka kuko na Lazaro yari afite abantu biganye, ariko yabaga ku muryango wa Nyamutunzi kandi yari ashaje, bose bari bashaje bageze igihe cyo gupfa. Ubu iki kintu udafite umwuka w'Imana siritople ntushaka kugisirimonta. Niho ubona abantu bagenda bivugisha, niho wumva abantu biyahura, niho wumva abantu bareka gukora, niho wumva abantu. Hari umuntu nigeze njya gusura ambwira famiye z'abandi ngo aha ngo barakize, ngo barize, ngo bageze kure, arabivuga ndamubaza ni none se nkubaze bagiye kwiga? Wowe wabuze kwiga? Abana bawe babuze kwiga? Ndamubaza wabuze iki? Yari umukecuru ufite n'amasambu menshi, wabyaye umwana umwe ukize. Ndamubaza wabuze iki? Kuki mu bana bawe nta mwana wize, mu buzukuru bawe nta wize? Bariya nibo bakubujije kwiga? Murabyumva? Iki kintu cyo kubona aho abandi bageze, maybe birava kuri desordre wagize mu buzima, maybe birava ku madecision, maybe birava kuko kwa muganga utaresishije, za karande nazo utigeze umenya ko mugendana. Ariko instead yo gukemura ikibazo ufite ukajya kwirirwa ureba ibyo abandi bagezeho unabavuma, kandi bo nta ruhare babifitemo, nta ruhare babifitemo pe. Urumva? Nta ruhare bafite muri uwo mubabaro wawe no muri ibyo bibazo byawe, but ikintu wakora ni ukwadjustinga ubuzima bwawe n'Imana yawe mukarebana, ukavuga uti koko narakosheje ariko I need a second chance, nshaka amahirwe ya kabiri yo gushyira ibintu ku murongo. Ibyo ngibyo Imana ijya ibikora. Nakunze ijambo umukozi w'Imana umwe witwa Philbert yatubwiye ngo ijya ibikora, yabikoreye n'abandi, n'ubu iri kubikora, isanzwe ibikora. Yashaka kuvuga ko atari ikintu gishya ku Mana kugira neza. Murumva? Dukeneye ingofero rero yo kugira ngo dutsinde umunsi mubi, duhagarare tudatsinzwe, kandi twirinde uburiganya bwa Satani. Murabyumva? Ikintu cya mbere tugomba kumenya identite dufite, identite twahawe muri Kristo Yesu. Nawe utaraba muri Kristo Yesu uze tukwatuze. Ngiye nkunda kubwira abantu ngo munyandikire, nkunda izi audio zanjye burya zihita zijya no kuri Facebook na hehe. Ni ukuri ntabwo binsaba amafaranga, ni ukukwatuza ubundi nkagusabira umwami Imana akagira gute, agakomeza umurimo yatangiye muri wowe, kuko niwe wenyine ushobora kuwukomeza. Urumva?
murabyumva rero. Iyi ntwaro rero turaza kuyigarukaho tuvuge iyindi. Intwaro yindi ya kabiri ikomeje inkota y'umwuka. Yesu yigeze avuga ngo ab'isi ntabwo bamuhawe, ariko aza kuvuga ko umusabye ngo se data azima umwuka wera aba awumusabye. Bivuga ngo umwuka wera Uwiteka arawutanga ku bawumusabye. Hari umuntu harimo ambaza iby'ejo ariko mbaza ngo se ziriya ndimi muvuga ziriya nyine z'umwuka wera ngo bite? Ndamubwira ziriya ndimi ni ururimi umwami Imana yatanze rwumvikana kurusha izindi mu ijuru. Aha utazabyumva nawe azabitubaza ariko ubu ntabwo ari byo turimo. Inkota y'umwuka ni ijambo ry'Imana. Hano Bibiliya irivuga hano kuri ngo mwakire agakiza kabe ingofero, agakiza kabe protection niko tumaze kwigaho. Mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Mwakire inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Muri izi ntwaro hari ahantu twavuze ijambo ry'Imana tuyigarutseho. Ngo mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Ku bw'ibyo musengeshe umwuka iteka, mwakire. Ni ukuvuga ngo gusengesha umwuka iteka hano bashatse kuvuga gusenga mu ndimi, bashatse kuvuga gusengera mu ijambo ry'Imana. Yesu ageze kuri uriya mugore wari uri ku iriba, ngo yaramubwiye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo yuko abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Ni ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo ijambo ryawe riravuga, niryo Yesu yatsindishije Satani mu butayu. Ubundi ukavuga ngo abahawe indimi nshya, ngo batangira kuvuga mu ndimi nshya, ngo umwuka wera abamanukiye. Iyo utangiye kuvuga mu rundi rushya, Pawulo yaravuze ngo uriyungura, utangira gukura. Ni nabo bavuga ngo umwuka wera kandi adusabira, atunihira iminiho, kuko tutazi uko dusenga. Iyo twasenze mu magambo yacu nk'ururimi ndi kuvuga, birangira umwuka wera agiye gutaransforma. Ibintu wamaze amasaha 3 uvuga agakuramo iminota yenda nka 30. Ariko iyo amasaha 3 yamaze uri kuvuga mu mwuka moshere, ubusenya ibihome. Muvandimwe wawe utazi ahari yagiye gukora accident, Imana irayimurinda. Wa muntu wanze kukwishyura arakwishyura. Ya ndwara yari yatutumbye mu muntu utazi irikiza, paske ururimi rw'umwuka rwageze mu bwami barwumva batavunitse. Nta transformation rwasabye, nta translation nako rwasabye, kuko uko ngukuvuga ngo mwami mwiza, ngo urabona, ngo abana, ngo babuze amashuri, ngo wowe uri gusengera amashuri, mwana mwiza nkeneye akazi, mbabarire kuno kwezi niko uzarangiza ntabonye akazi, kandi uku kwezi ntumenye ko wagize kanseri mu nda uzajya kwa muganga. Iyo rero gusengera mu rurimi yashakarabarata, izi ndimi zungura umwuka zigenda mu bwami bw'Imana, kuko nizo ndimi zikoreshwayo, abamarayika bagakora ntawe bavunnye kuko bazumva. Ni ururimi rw'umwuka. Bagatavuga ariko nubwo bwose ashaka akazi mu kwa mbere, ariko afite ikibazo cya kansa, reka tubanze tuyimukize, cyangwa abanza ayimenye agende bayikumire hakiri kare. Cyangwa se hari umwana we wari uri ku ishuri afite ikibazo kinini. Ni ukuvuga ngo ni gusengesha umwuka. Niko Pawulo asoje avuga ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Noneho se iyo udashoboye kuvuga izo ndimi kuko ari impano, uravanga ijambo ryawe riravuga ngo, ijambo ryawe riravuga ngo ntihanditswe ngo, ntiwatubwiye ngo, bakundaga kubivuga cyane Abisirayeli, ngo ntiwatubwiye ngo niduhagarara aha ngaha twerekeye aha n'aha uzakora ibi n'ibi, ntiwavuze ko uzabana na ba data, nako isezerano wagiranye na ba data. Ese Mana iyo babwiraga ngo Mana y'Isaka, ngo ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ni Imana y'isezerano, ese warihindura rya sezerano wahaye ba data? Ariko bari abantu bazi ko iryo sezerano rihari. Ni abantu rero bazashobora kumenya ijambo ry'Imana bakajya barisubiramo, rikaba urubanza imbere y'Imana. Ni nk'aho bambwiye ngo ubu bushize ko urubanza waruciye gutya according ya constitution yawe ariryo rino jambo ry'Imana, ese nanjye ntiwakongera ukaruncira muri ubu buryo? Musengeshe rero umwuka mu buryo bwose bwo gusenga, ngo ariryo jambo ry'Imana. Mu Baheburayo 4:12 bavuga ijambo ry'Imana ukuntu rifite imbaraga, ngo ritandukanya inyama n'umusokoro, ngo kuko ijambo ry'Imana riri rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, ngo rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka. Singira ngo ubundi narenza aha ngaha. So twavuga rero iyi ntwaro y'ijambo ukuntu bayikoresha ugomba kurisoma. Hari abantu batagira ibitotsi,
ntuzajya ubona utagira ibitotsi ujye ufata bibiliya urebe ukuntu satani agutera ibitotsi kandi yari yarabikwimye yarabikwibye nako si yabikwibye ko ntabyo atanga ahubwo yari yarabikwibye. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana ukaryiga. Buriya ngewe iyo umaze gusoma ijambo ry'Imana njya muri Google nkareba commentaire biblique abandi babivuzeho iki, ubirangira mu makomantere nk'atanu umwuka warampayemo iryumvikana nza guha abantu bakaryumva. Urabyumva? Aha, ugomba kuryiga no kwibika ijambo ry'Imana mu mutima. Yosuwa aravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ngo ubyuze ku manywa na nijoro ngo nibwo uzahirwa, niko yasoje avuga ngo nibwo uzahirwa mu mirimo yawe yose. Sorry, muhogo hafatanye sinzi ibibazo birimo. Nibwo uzahirwa mu byo ukora byose. Vanga iri jambo ni stimulus yo guhirwa. Buriya basanga hari abantu benshi batahiriwe kubera ryo batarifite. Iyo dusomye Zaburi 119 umurongo wa 11 havuga iki? Havuga ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. First of all, ikindi kintu nibuka nuko ibicumuro bituma umuntu ataradara, atumurongo. Ibicumuro bituma umuntu atumurongo. Kandi iyo umuntu yataye umurongo biragoye ko akora ibintu byose neza. Nese umusazi we wamubwira ngo ugenda, umusazi wamubwira ngo ugenda ujye guhaha. Mutese kandi mu mutwe byaraparanganye. Ngo kugira ngo ntagucumura, bivuga ngo ijambo ry'Imana ryaramuyoboye rimurinda ko amucumuraho. Noneho ikindi mujye muhora mwatura kwizera kwanyu, mwatura ibyiza biri mu byiza Imana yakoze. Hari uko utakwatura ijambo ariko ukavuga ati ariko ngewe Imana nigeze nyibona aha naho, yize body ikora ibi n'ibi, ugakomeza umuntu mu bantu 10 yo guteza amatwi ikigeragezo wahuye nacyo kuko kitari rusange, hari uwahuye nacyo ahita avuga ariko se koko nanarije nibaza ukuntu Elizabeth na Nuza bari abakiranutsi, ko hari abakiranutsi yari nk'inanga ivuga ngo uyu muryango ni uw'abakiranutsi, ariko ngo bari barabuze abana. Bivuga ngo gukiranuka cyane ntibivuga ko ibintu bigenda neza, ariko kubera ko dufite ibihamya by'ibyiza Imana yagiye ikora ntabwo bapfuye kuba abakiranutsi, bari bafite ibihamya byinshi byatumye bafata ku kabando bagakomeza urugendo, ntibivumbuye ku Mana, ariko bageze aho isezerano nyamukuru bararibona. Imana yumvishe gusenga kwabo. Gusengesha ijambo ni ikintu cyiza cyane. Ejo bundi nabahaye aka example k'ijambo Imana yampaye mu ijoro mbyutse, irambwira ngo ngiyo turi iwacu mu mubiri. Iryo jambo ngiye narisomeye sinyibuka ariko ndiko nigeze ndisoma. Ngiyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Ijambo riratwigisha ngo rikatuyungurira ngo rikaduhanira. Niko Timoteyo avuga, reka masubiremo. Timoteyo 2:3-16 turavuga ngo ijambo riratwigisha rikaduhanira. Haravuga ngo kuko ibi byanditse byera byose byahumetswe n'Imana. First of all, ugomba kumenya ko ari ibintu byavuye mu bwenge bw'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Birakwigisha bikakwemeza ibyaha bye. Urumva akantu ko kumwira ngo iyo turi iwacu mu mubiri hari message Uwiteka yashaka kumpa, ahari wenda nayo ndi iwacu mu mubiri, cyangwa ashaka kudistinga ngo ambwire ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana, ariko iyo twahaye umubiri sacrifice tukawima ibyo ushaka byose twegera Imana. Ni ukuvuga ngo riratwigisha, wo kutwigisha umuntu, ubwo ryaranyigishaga no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Ibyaha byawe ukavuga uti koko nigeze mbabwira ukuntu nafashishaga umuntu amafaranga adafatika, ndi gufunga rase mu gitondo ngiye mu kazi, numva ijwi rirambwiye ngo ko se mutandukaniye he na Nyamutunzi? Gute? Nyamutunzi wajyaga aha ubuvungukira. Mu by'ukuri Nyamutunzi ntacyo yari abuze, ariko yahaga ubuvungukira bwa imbwa izariye akabuhereza uriya mugabo wabaga ku muryango we, ngo yahoraga arwaye ibisebe. Mu by'ukuri Nyamutunzi ntiyigeze abura ikintu yafashisha Lazaro, ntiyananiwe no kumuvuza, ariko yari afite umutima yari afite ukuboko guhinnye. Imana irambaza ngo uyu muntu ufashisha gutya aya mafaranga ntacyo amumarira, nawe niyo akuveho ntacyo bikumarira, kandi unamuhaye menshi arutaho ntacyo waba. Ahangaha yampaniye gukiranuka. Muranyumva? Yampaniye gukiranuka. Ikomeza bivuga ngo no kumuhanira gukiranuka.
ariko yampaniye gukiranuka, ariko iyo umuntu amaze guhanirwa gukiranuka atangira no kugira gute, no gutunganywa. Ijambo riratweza, urumva ngo muhunge Satani nawe azabahunga, ririmo rirakweza. Niba ugenda mu kigare cy'abantu badashobotse, bahunge. Niba ukunda guca ku kabare kuri iyo nzira, hindura inzira, hunga Satani nawe azaguhunga. Niba hari umukobwa uzi ibyo muganira byose bigusubiza, muhunge. Tangira ubwire Imana ati uyu muntu ntabwo ari gutuma nera imbuto, ntabwo ari gutuma nezwa, ansubiriramo ibintu bitanyubaka, ampa divayizi zitari zo, kubera ko mukunda nkazumvira. Kuko muri ubu buzima turi unike, turi ibinege, nta muntu n'umwe uzaza ngo akubwire ngo kanaka ngo urumva ngo nakoze ibyo kanaka yakoraga. Oya, wavukiye utaravukira i Kigali, ntimunaziranye, mwamenyanye muhageze, none ushaka kubwira Imana ngo kanaka ibyo yakoraga. Uriya se uza ari umwana w'ubuhe bwami? Niyo mpamvu hano Pawulo yakomeje avuga ngo, yavuze ikintu ngo mube maso. Aleluya. Hano rero iki cyanditse rivuga ngo kumuhana ngo kugira umuntu w'Imana abashitse. Hari urugero tugomba kugeramo tugashika, tukaba dushitse. Ngo Enoki yari umuntu nkatwe. Enoki ngo ariko kuko yanejeje Imana ngo byatumye yimurwa, yageze ku rugero rushitse. Pawulo akunze kuvuga cyane ngo mugire ku gihagararo cya Kristo. Aleluya. Tuhagarare ku gihagararo cya Kristo. Ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Iyi mirimo dukora buri munsi, burya iri jambo tutarifite ntabwo twayikora neza. Mwabyumvise? So rero iri jambo muryiteho. Dufite ijambo ryahanuwe, nkunda kubivuga. Ya ntwaro ya mbere rero iyo tuyitsindisha, haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Kwibutsa Satani ngo nta bwoba mfite, ntumbeshye. Satani nawe abwiye ukuntu yajyaga mbeshya, akambwira ngo uri mubi, ngo uri mubi, uri mubi, ngo dore ukuntu usa, ngo nawe irebe muri miruwari. Koko nabireba nkabona nibyo, ariko nyuma ngeze aho ndayimubwira ngo urabeshya, ndi mwiza, kanaka se ko ankunda, kanaka se we ko ankunda, kandi se ko nambara nkabona ndaberewe, k'abantu bambwira se ngo meze gutya na gutya, k'abantu se bantangira ari ibyo bakanaka niba babivuga, uri kubeshya. Ni amagambo y'ibinyoma Satani azana. Uzajya umubwira ngo ndi mwiza, ndabizi, ndi mu ishusho y'Imana. Mubaze ngo ahubwo se umuntu mubi aba ameze ate? Ko ari wowe mubi, se w'ibinyoma. Niyo mpamvu biri mwita ngo ni se w'ibinyoma, ni uko azana ibinyoma mu mutwe w'abantu. Muranyumva? Ni uko azana ibinyoma, ngo urumva ntibagukunda, bavemo, bakugiriye nabi, urumva wanakwiyahura n'ubundi, dore n'ubundi ntawe ugukunze, n'ubundi nta, kandi ntutekereze ko ntawe uzakuririra. Abasiramu baragukubita, bakubita umurambo wiyahuye, kandi ntuse niwiyahura ku gahinda n'undi wari kuzagakira gute? Depresiyo iyahuza inzoga, zinywe n'ubundi, dore urazinywa, ariko wibuke ko inzoga zitera seroze, zitera umwijima. Nurwara muri CH kuryamye, uzibuka ko ari inzoga. Satani ni umushukanyi, yaje kwiba, ntakajya gushuka. Aya majwi yose atuvugira mu mutwe ngo urumva kumva ubwoba, ariko ntibizavaho, ntibizashoboka, ntibizahinduka. Oya, arakubeshya. Bya bindi bya kera ko byahindutse, mu myaka 3 wari ufite n'ubundi ubwoba, ariko byandi wari ufite ubwoba warabishatse urabibura. Niyo mpamvu bidusaba kugira intwaro yo kwizera no guhamya. Ngo bamuneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo, niko ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe 12:12. Abamuneshesheje ijambo ryabo ryo guhamya. Nta kindi kintu tuzaneshesha uyu mwanzi wadutesheje umutwe, sibyo? Kugira ngo ni 12, ahubwo ntabyangirije. Ngo nabo bamune 12 umurongo, katuvuge neza kugira abantu bawumenye, wa 11. 12 ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryabo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo. Ni ukuvuga ngo bamunesheje ijambo ryabo ryo guhamya. Baravuga ngo naho utadukiza ntituri busenge ibyo bigirwamana. Ngo urumva uriya muntu nimutaryamana azakwanga, ntabwo n'ubundi yagukundaga. Niba agukunda azahaguma,
ngo urumva ngo uriya muntu ngo nutamubeshya ntabwo ari buguha amafaranga. Iyo ni amagambo y'ibinyoma, satani w'ibinyoma, ise w'ibinyoma, urabyumva, ise w'ibinyoma. Kandi aza mu mutwe akakubwira ko nutabikora gutyo noneho ni ijambo ririmo kureshya. Ni ibinyoma, urabyumva. Yesu yigeze abwira ko Yesu nawe hari ukuntu yajyaga avuga ngo Yesu yigeze abwira abafarisayo n'abasadukayo, nduzi ko ari we yari yaramereye nabi, ngo mu Yohana 8:44 ngo mukomoka kuri Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma, ni se w'ibinyoma. Ntagire uzakubeshya ngo ibi bintu byose biri paranganya mu mutwe bibeshya ngo ugire ngo byavuye ku Mana. Ntabwo byavuye ku Mana. Ngo nucumura ntukavuge ngo n'Uwiteka wakoheje, niko Yohana yavuze. Ntabwo ari we wakoheje, ntabwo ari we, ni se w'ibinyoma waje kujya mu mutwe, ariko twamunesheje ijambo ryacu ryo guhamya. Noneho hari n'urwego ugeraho ntaba akibasha kuza kukubeshya, akavuga ngo mva inyuma Satani, we se w'ibinyoma, mva inyuma Satani. Buriya Yesu yacyashye se w'ibinyoma, ntabwo yacyatse Petero, yacyashye se w'ibinyoma. Ibintu byose ubona abantu bahemukirana, ishyari, ni se w'ibinyoma. Murumva ngo afite inkweto nziza kukurusha, wamubaje utake izo nkweto waziguriye, waziguze angahe se? Ni ukuri ngewe mfite 5, waziguze 10 wampaye se andi 5 nkazigura nanjye ko nazikunze. Ukaba uvuye mu rubanza amahoro. Yaba ari umugiraneza akayaguha nawe ukajya kuzigura ukumva uranezerewe. Ariko ngo hiye ngo mwabonye inkweto asigaye yambara, ngo yarakize da. Se w'ibinyoma, akagenda akampwazona umutima, akampwazona. Niyo mpamvu izi ntwaro nazihuje, kuko iyo hasi ivuguruza iriya yo hejuru, iravuga ngo ujye uvuga ngo haranditse ngo, koresha ijambo, usengeshe umwuka. Ndagira ngo mbabwire ko Satani atega imitego buri saha, buri munota, buri munsi, ariko ngo data arakora nanjye ndakora. Kristo yarirahiye ati nanjye ndakora. Iyo baza kuba nta kazi gahari ntabwo baba bakora, ni uko gahari, ariko tugomba kubigiramo uruhare, tukibuka identite twahawe muri Kristo Yesu. Umwami Yesu yitwibutse nanjye ayinyibutse, kuko nanjye ngira ubwoba, njya nterwa n'aya magambo mabi, njya ngira kwiheba, ariko nkavuga ngo Mana ni ukuri mbabarira, umpa amahoro yawe, nicyo kintu nkeneye, kuko udafite amahoro ntutekereza neza. Mwami Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe ry'umwuka kandi ryiza, reka uryagure. Ni ukuri njye narivuze n'abayeveso, ariko reka uryuzemo umwuka wawe n'amavuta, kugira ngo uryumva wese ate kuryibagirwa, ribe ubuzima, nibwo azahirwa mu bye byose. Ubane natwe, wirirwane natwe, ukomeze utuyobore mu ntambwe zawe, ineza yawe itubeho. Turambuye ibiganza ngo uduhe ibitangaza Mwana, umugisha wawe utubeho, feva yawe itubeho n'igikundiro, uringaniza ahataringaniye, ugendane natwe amajya n'amaza, kandi ni ukuri tukugirireho umugisha, kuko wowe uri umugisha, natwe turi umugisha, kandi tubere n'abandi umugisha. Kristo mwiza urakoze, amen.